TV bagusuje aho uherereye hose, aho uri hose tugwaye yambu cyane. Abari mu Rwanda mumeze neza, abari mu Zambia mu Akabanji, abashima namwe nihayo, abafaransa namwe baravuga ngo abafaransa zo kono bakigiye. Igifaransa kize? Igifaransa kize? Comment ça va? Bavuga comment ça va? Ok, nkuko mubireba rero ndi kumwe n'umutumirwa, ariko aka kanya noneho ni segment nshyashya nshaka kuba kuri Sostfire TV, aho nzajya nzana umutumirwa tukaganira. Gusa ntabwo uyu mutumirwa azajya agenda aho ngaho kubera yuko mfite n'ibihembo. Nko kubireba aha ngaha mfite igikapu, urabona ntabwo kiremereye ariko kirimo ibihembo, kandi urabona utsinze rero ntabwo uri burebe. Gutsinda ikibazo ndi bukubaze igihembo gitwara. Kugira ngo twihute rero koramo hano kugira ngo twiheze birimo koko utajya kubeshya. Nubire koramo wowe gusa. Wabyishije? Okay, sawa sawa. Uraza gukora hano na muko tsinze twari igihembo cyawe. Twihuse ndakoza ikibazo kimwe. Mushiki wanjye mushiki wanjye tuvukana. Yego. Namurushaga imyaka ngiye nari mfite igihe nari mfite imyaka 6. Wowe nari mukubye inshuro ebyiri. Igihe nari mfite imyaka 6 nari mubye kabiri imyaka mushiki wanjye. None ubu mfite imyaka 70. Mushiki wanjye afite imyaka ingahe? 67. Afite 67. Afite 67. Afite 67. Ibyo uri kuvuga uri sure ko afite 67? Ugendeye ku kivuga ko afite 67. Wari ufite imyaka 6 mukubye kabiri. Yari afite 3. Murusha 3. Still uracyamurusha 3. Okay, nkuko biyo rero igihembo cya mbere Sabe akaba aracyegukanye. Sabe rero ugiye kuguhemba, ndagira ngo ukore ahangaha ukuremo igihembo cyawe. N'ibihembo byinshi ngo ikibaho gitomba ikibaho nicyo cyawe nyine. Koramo utonze. Koramo utonze arimo byinshi uhoyesheje. Okay. Koramo hano. Wowe mutari wangu ubikikuramo nyine nicyo gihembo cyawe. Nkoremo wakerekana agifashe ntari kurakerekana kuri kamera ngo tugire kuri cyinshi yahisemo. Reka nakucanye hari ubwo Sabe rero umuti atoye kikaba ikingiki niba ari biyambare singiye niba afite inshuti yo singiye. Gusa dore Sabe ikindi tubane kandi nizeye yuko nawe nushaka kuza gutsindira ibihembo byose biratandukanye. Buri wese agatwara icyo ashaka. Wakoze cyane kubana natwe, reka mu kanya tugaruke turi kumwe n'undi mutumirwa mushyashya kugira ngo nawe turebe yuko hari igihembo yatsindira. Stonewage Sostfire turi kumwe cyane. Nanone kandi turi kumwe n'undi mutumirwa nkuko uri kubireba kugira ngo igihembo cya mbere cyo cyagiye. Wabyakiriye gute kuba igihembo cya mbere gitanzwe kikaba kigiye? Ni byiza cyane kuko kwakira igihembo mu bisubizo watanze bari byiza cyane, rero nanjye niteguye kugitsinda. Kugira ngo yabone neza yuko ibihembo biri mahanga ibihembo bitandukanye, ariko ushobora kugira amahirwe ugatora igihembo utari mu gihe cy'umaza we mukaba wagiha mushiki wawe cyangwa ukajya mu wawe, ariko nutora neza ushobora no gutora igihembo cyawe. Ariko ibihembo bimwe ni byinshi, bishobora kuba bisa nyine biratandukanye. Wowe ikibaho nyine ubwo nicyo ngicyo biraterwa nuko amahirwe yawe yaramutse. Kugira ngo rero mbere yuko muha ikibazo cyawe ugiye kukubaza aka kanya, kugira ngo nawe uratangira wibwira abantu badukurikiye. Amazina yanjye ni Mucyo Eritier, nkaba niga semu ya 6 muri Mount Kigali University. Okay, turi kumwe rero n'initi, turi kumwe n'umunyeshuri wo muri university. Nawe tukaba tugiye kumubaza ikibazo kugira ngo turebe ko abasha gusubiza kino kibazo. Nawe nabasha gusubiza kino kibazo neza, araza gukora amahanga. Ubwo nawe se tuzigenda ari bikuremo, wasanga kuyemo bike, wasanga kuyemo wende umwenda, wasanga kuyemo iki. Na amahirwe nawe ari bigerageze amahirwe ye uko bishoboka, nawe atombere turebe yuko wenda icyo ari buze gutombora kiraza kuba kimushimisha. Nizo rero igihembo kiri buze kugushimisha. Uri tayari cyane? Uri tayari cyane? Uri tayari? Uri tayari? Mubaze twagiye cyane. Okay. Bikuvuga ngo utwaye imodoka. Imodoka utwaye irimo kuva i Kigali yerekeza ahantu bita i Huye. Urahazi? Ndahazi. I Huye. Aho bita i Butare. Ndahazi. Imodoka utwaye ugiye i Butare irimo abantu 3. Ubwo abantu 3 barimo ubahaye lift nyine nabo bari kujya muri icyo cyerekezo. Umuntu wa mbere ageze ku Kamonyi akubwiye yuko ari gusigara aho ngaho. Murakomeje mugeze mu Ruhango, undi wa kabiri nawe avuyemo. Ubwo urakomeje. Ugeze i Huye. Shoferi utwaye imodoka i Huye yambaye umupira usa gute? Nakwambi shoferi subiramo numva. Utwaye imodoka igiye i Huye. Aho bita i Butare. Aho i Butare ugiye
hari abantu batatu uhayemo lift bari mu cyerekezo mu kigiyemo. Yego. Umuntu wa mbere utwaye ageze i Muhanga. Yego. Akubwiye yuko ariho ari busigare. Uramusize. Yego. Umuntu wa kabiri nawe asigaye mu Ruhango. Ngira muri kubyumva batangiranye n'abantu bangahe batatu mwasigare ku kamonyi ariko yuko ko nawe wari urimo. Hari wasigaye i Muhanga yindimo. Wo mu tumwe wari yasigaye i Muhanga. Sibyo? Uri kubyumva neza. Uretse banze kuvuga ngo utwaye imodoka. Imodoka utwaye irimo abandi bantu batatu hari. Ni nge chauffeur. Umuntu imodoka utwaye imodoka utwaye harimo umuntu ugiye gusigara i Muhanga. Yego. Undi asigaye mu Ruhango. Yego. Urumva abantu baje kuvamo. Yego. Wabumvishije neza. Nabumva ukaho bakuye ukaho bagiye baviramo uretse yagiye avira. Nakwambi Gaho rero amahirwe uyu munsi nagabaye amahirwe tukamuzanye n'abandi ko yuko wenda ari igihe wenda uri buze kujyaho ku kindi kibazo ukaba wagisubiza neza ariko ikindi kintu cyakunaniye kuko imyenda wambaye nawe ubwawe yakunaniye byabanje no kugura kumenya yuko ari chauffeur utwaye mbese byo nabyumvise reka twizera yuko ubutano noragaruka ufite igisubizo cyiza cy'ikibazo ufite nta kibazo urakoze cyane ariko nizeye ko utabaye ntabwo nababara. Akomeje na ya segment yacu kuri Sostfire TV aho tugenda tubaza abantu bagiye batandukanye ibibazo tukaba dutegereje ibisubizo bari buduhe ubashije gutsinda ikibazo turi kumubaza akaba yatsindira ibihembo kugira ngo twakiriye nde hano kuri Sostfire TV watangira bibwira abantu dukurikiye. Okay, njye nitwa Chris. Yego. Chris rero niho tugiye kubana muri mwanya. Ese Chris are you ready kuba uri busubize ikibazo ngiye kukubaza? Tayari kabisa. Urumva uteguye gutsindira impano ugiye guhabwa nuramuka utsinze iki kibazo? Ya, uri tayari? Ndi tayari. Abonye ko hari abandi bari kuza bagatsinda ariko harimo n'abaza bagatsindwa. Uri tayari? Are you ready? Ya, big time. Okay, twagiye naho tudatinze kugira ngo turebe yuko noneho Chris we ayibashe gusubiza ikibazo tugiye kumubaza. Chris, ikibazo tugiye kubaza hano haciye abantu benshi twagiye tukibaza ariko nta muntu n'umwe uragitsindira. Niba wagize amahirwe yo kugenda ukaba wabashije kumva icyo kibazo ushobora kuba uri bugitsinde cyangwa se nawe ugatsindwa nk'uko n'abandi batsinzwe. Ya, nta kibazo. Uri ready? Ndi tayari. Ready? Okay, reka dutangire. Yo kubaza ikibazo maze kubaza umuntu mu kanya. Utwaye imodoka igiye ahantu bita i Nyanza. Imodoka yawe harimo abantu bane utwayemo. Umuntu wa mbere asigaye ku Kamonyi. Umuntu wa kabiri asigaye i Muhanga. Chauffeur utwaye imodoka hejuru y'imyenda yambaye hejuru uwo yambaye imbere urasa gute? Hejuru ku gice cyo hejuru abusubiramo. Utwaye imodoka utwaye n'abantu bane. None se uri tega amatwi umusore wanze wumva ikibazo. Nta kibazo kabisa. Wowe numaze wowe nsubize. Utwaye imodoka irimo utwaye imodoka kandi uhaye ufite abantu bane. Umuntu wa mbere asigaye ahantu bita ku Kamonyi. Uwa kabiri asigaye ahantu bita i Muhanga. Ubyuka neza kugiye ahantu bita i Nyanza. None havuyemo umwe ku Kamonyi undi aviriyemo mu Ruhango. Umwe aviriyemo ku Kamonyi undi aviriyemo i Muhanga. Wowe ukomeje urugendo rujya i Nyanza. Chauffeur utwaye iyi modoka hejuru ku gice cyo hejuru ni igiki cyambayemo imbere gikora ku mubiri w'imbere y'ibindi nyine ku gice cyo hejuru. Icyo yambaye kirasa gute? Yambaye ngo ni igiki yambayemo imbere ntabwo nakojije ibara. Icyo yambariyemo imbere? Yego, ku gice cyo hejuru. Ku gice cyo hejuru? Yego. Ku gice kintu yambaye hejuru aricyo kiri gikora ku mubiri we direct. Watsinzwe. Uretse gato turabara kujya ku 11 kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi yambaye umunani icyenda icumi. Urabona ko Chris we nawe cyane kiramutsinze. Nakubazaga ngo utwaye imodoka ugiye i Nyanza, umuntu umwe yasigaye ku Kamonyi undi asigaye i Muhanga. Chauffeur mu gice hejuru yambaye gikora ku mubiri we mu bintu yambaye hejuru kirakunaniye. Ariko ubuke yuko ari wowe chauffeur kandi hejuru ugikora ku mubiri wawe none umupira. Urakoze kuba washije kwitabira. Ako nabwo izumbira. Ese abumvira abantu. Ntabwo abumvira. Nanone kandi turagarutse tugwaye ikaze muri ya segment yacu
nk'uko ubibona noneho turi muri gender balance turi kumwe nawe umukobwa mwiza uratangira wibwira abantu abo dukurikiye kuri Sostfire TV uravuga amazina yawe kugira ngo tuganire n'abadukurikiye bakuzi amazina yawe ni ayahe nitwa Rosette Uwizeyimana niga Mount Kigali University. Okay, uyu munsi twagize umugisha wo kwakira abantu biga muri kaminuza cyane na Rosette murumva yuko ari umunyeshuri muri kaminuza ubuse umunyeshuri uko yiga muri kaminuza turabasha kumuca mu mabokora cyangwa agiye kudusubiza ahubwo tubure n'ibyo tumuhemba. Rosette hano tugufitiye ikibazo kimwe kitagira icya kabiri ariko icyo kibazo nubasha kugisubiza neza hano harimo ibihembo uri buze kubitsindira. Uri tayari gutsindira ibihembo biraha? Ndi tayari. Okay, reka noneho mubaze ikibazo ndakubaza akabazo koroshye kurya n'abantu dukurikiye hariya bahita bakumva rwose ikibazo ntikikuranira rwose sinzi kimara bagiye kubara muri kaminuza ni ikibazo cyoroshye cyane cyoroshye. Uri tayari? Ndi tayari. Okay, reka nze mubaze ikibazo cyoroshye. Urabona yuko buri gihugu cyose kiba gifite umupaka kandi urazi neza yuko iyo umuntu avukiye nko mu Bufaransa mu rugero ahita agira nationalité y'Ubufaransa. Iyo uvukiye mu gihugu nyine uba ufite nationalité yawe kuko wavukiye muri icyo gihugu. Uri mwabizi? Iyo uvukiye mu gihugu uhita ugira nationalité yawe. Yego aho wavukiye nyine ubwo niho kuko nyine niho wavukiye. Iyo wavukiye mu Rwanda uhita wabaye umunyarwanda ko wavukiye mu Rwanda. Ibyo ngibyo wabizi? Okay. Ngiye kukubaza ikibazo cyoroshye cyane. Ntabwo gisaba ibintu byinshi nizere neza yuko ari ikibazo ugiye kutusubiza rwose mu buryo bworoshye cyane. Sibyo? Yego. Twagiye. Uri tayari kugiye gutwara ibihembo? Okay. Ikibazo ngiye kubaza Rosette kiragira kiti isake itereye hagati ku mupaka neza w'u Rwanda n'igihugu cya Tanzania ku mupaka neza. Nagira ngo mubaze. Uwo mwana iyo sake igiye guturaga araba ari umwoko y'Inyarwanda cyangwa araba umwoko ya Tanzania? Yagize ni hagati y'umupaka wa Tanzania n'u Rwanda. Yego. Isake igiye guterera. Ukamusira n'ikibazo cyane. Nayigize ngo numvise. Nakubwiye wowe nakubeka ahantu ikintu cyavukiye niho afata igihugu cyawe sibyo? None isake iri hagati y'umupaka w'u Rwanda na Tanzania igiye kuzaturaga igiye gutera umwana w'umushwi uzavamo ubwo uzaba ari umunyarwanda cyangwa uzaba ari umushwi w'umutanzania? Aho twamaze kwemeza ko isake itera se kuko ngende ndumva isake. Ndumva wowe wimbaza wowe nsubiza ndiye umva igiye kugusaba ikibazo bwa nyuma. Nakubwiye ngo ari ikintu cyavukiye gifata nationalité yaho. Isake iri hagati y'umupaka urabona ku mupaka ntabwo iri mu Rwanda ntabwo iri muri Tanzania irimo hagati gutya mo hagati neza ihatereye igi umwana w'umushwi uzava muri iryo gi azaza ari umushwi w'umunyarwanda cyangwa azaza ari umushwi w'umutanzania? Subiza wowe mbaza nsubiza. Okay. Mu gisubizo kimwe rwose. Kimwe. Isake ntabwo itera. Okay, Rosette akaba abashije gutsindira ibihembo by'uno munsi nubwo byabanje kumugora ariko arabimenye yuko isake idatera. Nawe dukurikiye neza kubizi isake ntitera ahubwo hatera ikintu cyitwa inkokokazi. Rosette rero dusigaranye indi mukora ahangaha afite mutera abanya abandi buryo zana akaboko kawe nawe ukore mu gihembo cyawe. Yego wamutari ari werekana kuri kamera igihembo ukore wanze ukoramo witonze ukoramo witonze ntakikwirukanse aza kuvuga ngo ngewe ngo kandi nkoremo boxer ngo kandi ngewe niyambaye ikarisa ukuramo ikintu. Nawe kureba amaherena bigarari ngira ngo rero murabibonye Rosette nawe ko abashije gutsindira igihembo cyo cy'uno munsi reka tubane n'abandi azuze Kuri Sostfire. Okay, nanone nongeye ngo haye ikaze kuri Sostfire TV kandi ndagusuje wowe ukunda Sostfire TV niba utarakana kuri subscribe gemukane kuri subscribe ukore like kandi utange na share kugira ngo ukomeze unogerwe n'ibiganiro tukugeza hano kuri Sostfire TV. Nakiriye undi mukobwa mwiza cyane agiye gutangira atwibwira nawe akaba ari umuntu uje kugira ngo agerageze kugira ngo tube ko yakora muri kino gikapu cy'amashirwe tube ko nawe yakuramo agahembo ke kuno munsi. Ni igihembo kizana n'ibihembo kandi ibihembo bishimishije kugira ngo watangira bibwira abantu dukurikiye kuri Sostfire TV. Murakoze cyane nanjye nitwa Teta Christelle nishimiye kubana namwe munsi. Okay, abakunzi rero ba Sostfire TV kugira ngo mukujye ko turi kumwe na Teta Christelle. Teta Christelle akaba ari umunyamahirwe w'uno munsi agiye kugerageza nawe amahirwe kugira ngo turebe yuko
yabasha gutsindira igihembo. Birashoboka ko yatsindira igihembo, birashoboka yuko wenda igihembo cyamunanira. Reka dutegereze turebe twumve yuko wenda Christelle ari butsinde cyangwa se ari butsindwe. Christelle, are you ready? Yeah, I'm ready. Uri tayari kabisa urumva uziye neza ko ibihembo by'uno munsi nawe ugiye kubitwara? Ndi ready. Okay, sawa. Twagiye rero mu kibazo cyagiye kubaza akabazo koroshye ku buryo bwose tugakora tugahita wigendera unezerewe n'igihembo cyawe. Yego. Uri tayari? Ndi tayari. Okay, ikibazo ugiye kubaza kiragira kiti. Kiroroshye? Ntabwo kigoye. Kimbazi. Sibyo? Yego. Utwaye imodoka. Imodoka utwaye igiye ahantu bita Ibutare. Ibutare urahazi? Yego. Huye. Ubwo niba uzi Ibutare biranumvikana yuko uzi n'udusantere twose umuntu agenda cyangwa tuzi wenda ndavuga tuzi. Ndavuga ngo turere tuvuge iyo umuntu avuye Ibutare arabanza agaca ava muri Nyabugogo buriya turabara wenda mu karere ka Nyarugenge. Akahita ajya mu karere ka Kamonyi. Sibyo? Iyo uvuye muri Kamonyi uhita ujya i Muhanga. Iyo uvuye i Muhanga ujya mu Ruhango. Iyo uvuye mu Ruhango ujya i Nyanza. Iyo uvuye i Nyanza ugera i Huye. Sibyo? Ibyo mubirabizi. None utwaye imodoka. Imodoka utwaye ushizemo abantu haye lift, inshuti zawe cyangwa se abafamiliye bawe cyangwa se abandi bantu mwahuriye ku muhanda bakabona ko bakeneye lift, ubashize mu modoka yawe. Imodoka yawe iragiye ugeze mu Ruhango. Umuntu wa mbere arakubwiye ngo genda sigara aha ngaha. Ubuka ko nakwiye gutwara abantu bane. Yego. Mu bantu bane utwaye umwe asigaye mu Ruhango. Uwa kabiri aviriyemo i Nyanza. Nawe imodoka iragiye igeze i Huye. Ndagira ngo niba wibuka neza abantu bagiye bava mu modoka nabo bagiye basigara, utubwire shoferi utwaye iyo modoka abantu bavuyemo yambaye umwenda usa gute hejuru. Icyo kibazo rwose ndabona. Reka nigusubirire. Reka. Uwo mushoferi yambaye imyenda isite hose cyangwa navuze hejuru? Hejuru. Hejuru yambaye ishati. Yego. Ya karoka. Byaba hari abantu nuko feje sibyo ariko baratinze. Akaba rero Christelle nawe yatsindiye igihembo cy'uno munsi nubwo byabanje kumugora ariko abashije kugera ku gisubizo cya nyacyo. Umushoferi w'uyu munsi twari dufite mu modoka yacikiye i Huye yari Christelle ariko yabimenya ko yambaye ishati ya karoka. Christelle twihuse urazana akaboko kawe kuri mahanga ahubwo nyine impano uri bukuremo iyo ubwo uraba ugenewe. Ubwo niba wari ukoreramo ntabwo urebamo urakoreramo ibyo uzabona impano yawe. Okay, twagiye. Koremo witonze ku buryo uvuga ko nta kintu kiri. Kandi impano yawe yerekana kuri kamera nawe. Ubwo nawe iyo ngiyo ni impano yawe. Impano yawe uyakira. Urakoze cyane rwose, ubu impano yanjye ndayegukanye. Okay. Sizere ko no gutare dutegura n'ibindi bibazo uzaba uri tayari kubisubiza. Impano zo ziracyari nyinshi. Wakoze cyane. Wakoze nawe kudukurikira kuri Sostfire TV. Dukomeze tubane kuri subscribe as usual. Je suis Sostfire.